Kongo ni nini cyane kandi ni nziza cyane ariko breaking news muri iki gitondo tubazaniye breaking news. Tugiye kuvuga kuri AFC M23 aka kanya basoye cyangwa mu minsi itambutse idafite n'amasaha 21 basohoye indirimbo. Ese iyi ndirimbo yaba ariyo kwishyira ukizana kwa AFC M23? Ibi ni ikibazo gikomeye cyane. Indirimbo ivuga ngo Kongo ni nini cyane ariko yangijwe n'ingirwa bayobozi. Iyi ndirimbo ni indirimbo imara iminota 5. Iyi ndirimbo bavuga yuko ibyo byose babitojwe na fande wabo Makenga. Muri aka kanya rero umuntu unkurikiye hano nahabwe ikaze mbere na mbere kugira ngo winjire muri uyu muryango mugari wacu wa Global Shit. Banza ukande subscribe, numara gukanda subscribe ukande like, ubundi utwandikire muri comment uko ubibona, bajye babona yuko hanaciye umuntu hataciye ikindi kintu kitari umuntu. So noneho nyine iyi ndirimbo ya mu bigaragara isa nkaho yakorewe amashusho yayo ahitwa Igoma. Iyi ni indirimbo ndayigushyiriramo urebe, ndagushyiriramo ibice bito bito kugira ngo nadahabwa amakosa na YouTube. Iyi ndirimbo ugire icyo uyivugaho. Ni indirimbo ya AFC M23. Niyo makuru aramutseho muri iki gitondo. Iyi ndirimbo iri kwibazwaho cyane, atese koko aha hantu bari kuririmbira gutya ni nka kwa kundi FPR inkotanyi zari zikigera mu Rwanda zigatangira kuririmba ko zibohoye. Indirimbo nayo kwaba ari ukwibohora kwa AFC M23. Iki ni ikibazo gikwiye kwibazwaho na buri wese. Ese ko hatangiwe gusinywa amasezerano avuga yuko AFC M23 igomba kuva hariya hantu, ubundi ubungubu iyo ndirimbo iraba ukuri cyangwa kiraba ikinyoma cyambaye ubusa? Icyo ni ikibazo buri wese akwiye kwibaza, kuko Kongo bari kuvuga ngo ni nini cyane ngo ariko yangijwe n'izo ngirwa abayobozi. Ese mu by'ukuri ubundi Kongo turabizi neza yuko atari yabo, gusa bagiye banagamo utuntu twa hato na hato ngo Kongo ngo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ngo bari guhohoterwa, bari guhohoterwa na independence bafite, ntabwo bafite kwishyura ukizana. Iyo ndirimbo mu by'ukuri nyine nicyo igamije. Ese koko ibi bintu nibyo? Reka mu kanya gato ngiye kubashyiriramo iyo ndirimbo. Ni indirimbo ifite amashusho ivugwa yuko nyine ibyo byose babikesha afande wabo Makenga. Ese mu by'ukuri ko batangiye kuvuga ngo bazamure idarapo rya AFC M23, ibyo bintu byaba ari byo cyangwa byaba ari amakuru y'ibinyoma? Iyo ndirimbo nyine irimo byose. Ndakwereka uduce twa duto. Reka nkubanzirize kuri aka gace ka mbere. Reba kangaka. Abakongomani mukomere, dore intarumikwa zaje, zije zifite umugambi umwe wo gucyura impunzi, ntabwo zije zirangamiye amatungo no gusahura, zatojwe ikinyabupfura no kugira Imana nyambere. Ibyo byose tubikesha fande wacu Makenga. Ese mu by'ukuri ahangaho urumva aka kantu kari gakwiye? Tega amatwi wumve. Icyo nzanye ari ugutata ubuyobozi, kandi ntabwo icyo nzanye ari ivangura ry'amoko, ntabwo icyo nzanye ari ukwiyerekana. Icyo nzanye ni kimwe gusa, ni ukubohora igihugu.
ahangaha mu by'ukuri urumva atari nko kwishima cyangwa kwishyira hejuru kwa AFC M23. Iki ni ikibazo gikomeye gikwiye gucirwa kikumvikana cyane mu badiplomasi, mu banyepolitiki. Ahantu naho humve neza, hano hongewe haranunguye byahatari pe. umweho gucyura impunzi, amatungo no gusahura. Abantu mugejeje kuri iyi saa mucyumva global shit, mumbwira iyo ndirimbo uko muyumvishe. Iyo ndirimbo ni indirimbo nagiye mbahamo utuntu gake gake nyine nyicagaguramo kugira ngo hatazamo ikibazo cya copyright, kuba YouTube yamana gukoresha ibintu by'abandi. Mwayibonye utenge twabanaga muri iki kiganiro ni Isaac. Mukomeze kunogerwa na gahunda zacu. Ciao ciao.